Ndabashuhuje mwese abakunzi b'umuyoboro wa Genius TV Nyayo, mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bica kuri uyu muyoboro wacu ari nawo wanyu. Ndashimira cyane mwe mwakoze subscribe ndetse namwe mudukurikira mutarakora subscribe. Igihe niki kugira ngo namwe muyikore maze dukomeze kwagura umuryango mugari wa Genius TV Nyayo. Uyu munsi ngiye kubagezaho inkomoko y'insigamigani Imana iruta imanga. Uyu mugani abanyarwanda bawuciye babonye umuntu uvuye mu mazi abira nibwo bavuga ngo Imana iruta imanga. Numwe n'indi migani ibiri ivuga kimwe nawo, Imana iruta imanzi n'Imana iruta ingabo. Yose yakomotse ku ngabo mu byishimo by'abanyarwanda. Imana imaze kubarokorera umwami ahinga umwaka w'1700. Rimwe abanyarwanda bari mu rugerero rw'imageragere h'i Kigali cya Mwendo muri komini Butamwa. Bukeye Cyilima Rujugira ajya kubasura. Ahageze arababaza ati, igituma mudashotora Bugesera ngo mubwendereze twigerageze niki? Babijyamo bemera kubihubukira nta mana yeze, mbese bataraguje. Cyilima ubwe yiyemeza kuba umugaba. Bukeye barashibura baratera. Ingabo z'i Bugesera zitwaga imanzi zibibonye zityo zemeza Nsoro kuzibera umugaba nka Cyilima, ariko bajya inama yo kudashoka barwana n'abanyarwanda. Abanyabugesera bakagenda bahunga abanyarwanda amayembayembo, naho abanyarwanda bakakeka ko ari ukubahunga byo kubatinya. Bageze ku musozi witwa Gihinga, abanyabugesera baca ibico bakubira abanyarwanda hagati, babatera icyorezo kibi. Ingabo z'u Rwanda zitwaga imanga zibonye ko zisumbirijwe zisigaye hagati y'urupfu n'umupfumu, zambura Rujugira umuheto we kugira ngo adakomeza kurwana. Zimaze kuwumwambura ziminjiramo agafu zatura ukubo zikwirwa imishwaro. Cyilima ariruka, Nsoro amwomaho. Cyilima amaze kubanikira kuko ngo yatebukaga cyane, agera ku mukoki mugari, awusimbutse arateba ntiyawuzimiza. Akubita ikirenge ku rutsike rwo hakurya, ikiguja cyawo kirarimbuka kimurundumuriramo. Ubwo Nsoro barahashinze amuhagarara hejuru abanguye icumu. Abonye uko Cyilima yihebye amugirira impuhwe, kuko mbere babanaga neza, ati, vamo vuba ngo uhishe imanzi zitaragushokeraho. Cyilima avamo, ariko ubwoba ari bwose akeka ko amushuka. Nsoro amuhisha mu mwobo arenzaho ibyatsi. Niyo mvano ya wa mugani ngo aho umugabo aguye undi atereraho utwatsi. Imanzi zigeze aho, Nsoro arazirindagiza ati, nimuhoge twigendere, abanyarwanda n'abahanya, Cyilima yansize. Amaze kwikubura n'imanzi ze, Cyilima asohoka muri wa mwobo yiruka amasigamana ijoro ryose. Atungutse iwe mu ruhango rwa Kigali, asanga rubanda bajumariwe bifashe majingwe bagira ngo yapfuye. Bamukubise amaso barishima, bakoma akamu batera hejuru. Bamwe bati, Imana iruta imanga, ingabo ze zitamukuye mu mazi abira. Abandi bati, Imana iruta imanzi, ingabo za Nsoro zitifuzaga kumusonera. Abandi nabo abashaka kuvugira icyarimwe ko Imana iruta ingabo zose, ari imanzi za Nsoro, ari n'imanga za Cyilima n'izindi zose iyo ziva zikajya, bati Imana iruta ingabo, ku mpamvu y'uko Imana yonyine ariyo yakuye Cyilima mu nzara z'imanzi za Nsoro, imanga ze zamaze gusumbirizwa. Nuko iyo migani yose ivuga kimwe uko ari itatu isakara mu Rwanda. Abahubuka bati Imana iruta imanga, abahinyura bati Imana iruta imanzi, abakomatanya bati Imana iruta ingabo. Imana iruta ingabo, Imana isumba byose.